abantu wenda bari basanzwe babona umukoresha ahantu hari classe bakongera bakamubona muri ya shusho nyine y'umuntu uciriritse. Urumva za muri shusho y'umuntu uciriritse kuko nta umuntu wa classe wamuhaye aringa bamuhaye kubera njyewe. Urakoze. Umva niki witeze kuri MC Nario umukozi mushya muri company yawe? Twinjira kuzaba nk'inkuru marabitsi ikamera nk'ayandi badako mavuta utangiye kujya ubanga abahungu barashakwa. Yoroze ko umuntu baramuhindavyo. Umwe ndakomera mu metisi. Igeze kuza ahangaha. Ndavuga nti se dukorana akaganiro. Urumva mfite confidence. Hari ukuntu confidence utumubona umuntu yagiye Canada. Yagiye muri Amerika. Canada cyangwa Amerika? Simbizi nabonye bamwakira ku kibuga cy'indege. Humura rwose uwo murimo agiye gukora nzawukubwira. No kuvuga ngo rero yari afite confidence. Byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri films zacu mume izemte turabakunda cyane kandi tubahoza ku mutima niyo mpamvu mwongera mukatubona twongeye kugaruka. Ndi kumwe n'umugabo rero iruhande rwanjye rw'iburyo bamwita Fred komera cyane guturuka kuri Bless TV. Bless TV. Ni blessed ni blessed. Blessed. Wabaye blessed nyine. Cyane blessed. Bimeze bitise? Ndashima Imana. Nyarugenge amakuru mari bagenda cicigana ku mbuga nkoranyambaga nawo nyishoboje bamutwitse sha. Boss wanje baramutwitse ariko niwe wabanje kwitwika. Byagenze bite? Urumva uyu mugabo bita Regis. Kanyamahanga niko akunda kuyita nawe. Yatangiye umushinga n'umukobwa bita Miki. Yego. Bahuriye kwa Kiramani kubera yuko uyu mushinga wa vlogs yabo nari nkuzi kuko subscribers ya mbere ajyaho umukobwa azana ngo munkorere subscribe nari mari. Na vlog ya mbere ijyaho narayibonye. Yego. Noneho nyamukobwa arangije batangira ibyo babitangire kwa Kiramani kubera yuko niho bagize gute niho bahuriye. Birangiye bageze no mu kazi biba mu kazi agahembwa nk'abari nubwo numvishe mikavuga ngo nagiceri cya regisazi ariko twarahembwaga nawe akagira gute agahembwa none uko bigenda bizamuka regis abonye bizamuka abigira win situation sinzongera kuguhemba kuko nanjye njya muri video zawe urumva niba abakobwa n'abahungu ari aho bahuriye niba hari uko bigenje tugiye kubona tubona kuri terakantu k'urukundo gatangiye kugera kagaragara kugeza naho twese uko nagiye mva kuri timu n'abandi bagiye bava muri timu bivugwa yuko byaratewe na connection ya Miki na Regis uko yagiye hura kuko Regis yigeze kubwira umukameraman ati njye uko ndi hano ha kintu ushatse ninjiza ushatse hakagenda uwo nshatse. Yego. Urumva urukundo rwayo nyine urumva bari bamaze kuba umwe kubera yuko yafataga n'imyanzuro imwe na imwe n'igihe twabaga twatinze kuri tele ukinisha amafilm urabizi byagera nka saa moya Miki yaba adashatse yashaka ko dutaha tugataha atabishaka ntimutahe akavuga ati ngenda ndahagurutse sinongera gukina ndatashya abantu nibatahe tugataha amabuja yabivuze nyine urumva hari n'igihe yigeze kurwara turi kuri tele twirirwa dutegereje Regis yagiye kumurwaza Regis akuye byose yishyura imiti byose ariko Miki yaraje ahinduka kuri space aravuga ngo nta kintu Regis yigeze gute ngo nta kintu cye na kimwe yabase ariko wambabariye nkamamagara nko kuri telefone wenda nkumva nimba na telefone yaba iriho uwo Miki hano nimero Regis ngewe ngira numéro composé. Nimero yewe iyo mfite nikibaho kandi rwose nta makosa ariko naje gutungurwa cyane n'ibintu mujya mbona gukora ibiganiro ahantu henshi cyane rimwe yaza kuza gukora ikiganiro avuga yuko ngo abantu bahora bamusesereza buri munsi ngo mama wafungiwe genocide ndabona n'ibingibi byo ko bigaragara kari ibikuru ni binini kuki nka bino bintu ababizanye muri social media kandi icyo gihe nicyo gihe ari amaze kuba abandi bantu bongeye kuvuga ibintu nk'ibyo ndabona tujye dukina imikino rimwe na rimwe ariko hari ibyo tugomba gukinisha ni nabyo Nyamba yazamutse kuri space aje aravuga ngo Miki niba unkunda turi inshuti muri ibi biganiro tocona na Regis mama wawe mushyire ku ruhande ntabwo ari muri ibi bintu umwana wawe ye kuba victim yabyo yego niba mwarakundanye muri abantu bakuru siwe wa mbere
rero gufata ibintu byose uzana ku mbuga nkoranyambaga iyo mwihurije kwa Kiramani ku mupangu uwe na Kiramani buriya Kiramani niba uzi umuntu uzi ibintu byabo wa mbere ni Kiramani Kiramani na Nyambo barabizi kuko bapanga n'uyu mushinga kuko bari bagiye no gutandukana Miki muri dashboard yatangiye kubyimba Miki yavuze miliyoni 1.5 imaze kugeramo ko Regis yamubwiye ati ndashaka ko tupasura 50-50 750 cyane Mika ashaka kubyanga ajya kurega kwa dadi wabo bita dadi Regis Kiramani kuko Regis yaravuze ngo ni umubraza wanjye si dadi wanjye ngewe ni dadi wa Miki Miki inama Kiramani amugira yaramubwiye rero urabona Regis ni ukugejeje hano ni wivumbura tegereza ubanze ushaka umushinga uzakora Regis atakiri mu buzima bwawe mutanagikorana barakorana ariko byatangiye gupfa bigeze kuri 50-50 iby'urukundo kuba byarabayemo nabinze ariko byatangiye ari akazi rero hari igihe akazi gatangira ni nk'ibi bya Brenda na Semuhungu barakoranye baratandukanye Benda ifaranga ritangiye kuza abantu bakumva bashatse guhita batandukana ndati yatangiye kunsa yaransabye ndamwima kuki utabivuze mutagikorana akoze Fred kandi baragiye ubwiza ukuri umuhungu nawe ashobora kugenda hariya akajya kukarubana akabaho nanjye narasabwe ngo narasabwe kandi asabwa n'umuhungu mugenzi we nibyo abantu basigaye barataye umuco n'ubumuntu bwaratakaye uretse gato nyigomugara Semuhungu buriya uyisungura kuri iyo ntuza urumva uyisungura muri kuri topic ya Regis na ntuza mbabaragiyewe nigire kuri topic ya Semuhungu yavuze ngo umugore wanjye yambujije ibiganiro kubera yuko nashoboye kwisobanura nyine ngo afite ubumenyi buke ngafite ubumenyi buke bwo kwisobanura Gorego mbabarira unsubize kino kibazo ngiye gukora ko ndi kuri Kabyindi Boye ndi mu isoko umva nyine nkubwira akantu gato nabonye akavideo k'uwitwa Benda avuga ngo waramusabye Benda wamusabye biki twamubajije ariko arya iminwa avango ahita aceceka nambwiye nazana prove ibyo bamusabye araceceka nanjye kuko isoni ku karubanda nabe uriya mwana kateguranye katangiye kunyurira ahita aceceka bamubaje ngo navuga ibyo bamusabye araceceka nawe ufite prove nawe ati wowe wageze wanyicuruje kandi wanyereye kamera sindagira iwawe kuko hano hacitse nyesi nyongera iwabo si mazi ariko wanyerazi hageze gatatu rata ubundi utatubeshye ndagira ngo tubwire ikintu nyamukuru mwapfuye yagisobanuye ariko numva agenda ahantu haciriritse kandi njye sanadyangira hejuru namwe ati rero mwana wa mama nushaka ko dukorana neza ibijyanye na business nuko uziyubahisha mu kazi nitwe ahantu hatameze neza nujyeyo akavuga ngo yego yagerayo mu rugo umugore bakamushyiramo umutima mu bakaye ugahita tubona flyer yipostinze kandi yatubwiye ko atajyayo so rero nahise mvuze ati yewe yango ngenza ajya ahantu haciritse bari kugura inyama ku biro nanga aho hariho nuza yanjye rwose buriya se ntibyaba bigiye kumwicira akazi noneho bitewe n'ukuntu abantu wenda bari basanzwe babona umukoresha ahantu hari classe bakongera bakamubona no muri ya shusho nyine y'umuntu uciriritse urumva zaga muri yashije y'umuntu uciritse kuko nta umuntu wa classe wamuhayaringa bamuhayaringa kubera njyewe urakoze umva niki witeze kuri MC Nario umukozi mushya muri company yawe mwitezeho byinshi ariko nzi ko nawe ari umuntu ufite good spirit good energy so nagirishe kuwa gatanu ariko wanagarutse ku kintu cyo kuvuga ngo uwitwa General Benda ngavuga ururimi rumwe urw'umuriro ndetse n'ikinyarwanda mbivuga pe nango nizo bakavuga ururimi rumwe ahubwo niba byivugiye yumvishe bavuze ngo uko kanebe msinari yavuze ngo indimi zitandukanye yego ko sinizo ndega yaje cyupfa nura mwana icyo dupfa nuko nyine adashaka kuba class nyine nango bavuze muri Amerika kuri class hejuru ngo ugende kwitera mu kiderenga aho yana bishoboka rakoze aramutse asabye imbabazi wazambabarira ko mushakira indi timu mushyiramo namubabarira bambe usabye imbabazi arazabona ko nta kintu cyataye twapfuye kandi nubwo ngiye babona atari nanabe cyane nuko namushyize mu kiruhuko namwirukanye yego ubwo se ntazigera yitwara DJ Caspi umwikomo avuga ko wenda ari mu bantu bashobora kuba bamugambane kugira ngo yirukanwe simbi ntabwo azamwitwaramo umwikomo I don't know
Yeah. Murakoze. oya nta kibazo komeza wihahire Sawa. Turi kumwe mutwe. asante sana sawa murakoze yamubize Semuhungu ati rwose jyewe ndi classe karasi ntabwo nava muri Amerika nkunze gukora mu akatuye kidire tuvugisha ukuri mugani sibyo wenda twege kuvuga ngiki sibyo bano bana akenshi abana b'ababyinnyi cyangwa se wenda bano bana basanzwe bakora ubuzi bwo mu bari n'ibiki byose hari ukuntu bajya bisuzuguza bro waragize amahirwe wenda yo gucuranga n'urugero tuvuge kwa boss Gaël yenda nibuze wenda n'urugero muri 155 muri 155 no Kigali Universe muri Kigali Universe sibyo ukagira amahirwe wenda yo kuba wacuranga cyangwa se waba MC wako wazongera ukagaruka muri buno bari muri quartier go kwa Ken nyine wazongera ukamugarukamo kare nibyo nyine nkubwira urumva uhita uguma kuri iyo class ukavuga ati nakwemera ngakora ikiyede ariko sinzongera gusubira inyuma na gatoya mu hari umuntu wambajije ngase ubwo nakubonanye mu biganiro na Jesuiza wa mipango ngo uzongera kumamagara kuri channel y'igihumbi narenga nkayaka mwana ngo wari uducana munete bicyata nabonye abantu benshi cyane batangiye gukora content zanjye barimo baragenda banyigana niba hari uwamamagaye ngo nzashake yakamwana ngo tuze dukore content y'ifi ninjye ntabwo njye ngifi ariko si ubwo murimo murigana Jesuize nguriya ni mwarimu ni mwigi koko se ntugifi ishobora kuba atari kuri kamera ariko nzi neza ko urya ifi oya n'ubujanga ntabwo burya oye wenda injanguro ntubazigeraho akifura yirya konzi ko twasangiye ahubwo iyo wandishije mu kiganiro nta kabenzi nako nakarya kuri kamera ariko kubera yuko wambye byagenze bite se babyakiriye bate abakristo musengana abakristo musengana bavuze ubu ngubu turi muri 40 days nahise urabona mu bayisilamu yuriye harya haramu none iyo uri mu mashengesho mu gisibo hari ibyo bita kwiyongeza kwa kundi uvuga ngo nziyongeza nanjye ubu rero kubera yuko nari yakabenzi amashengesho azarangira mu kwa 12 ubu nziyongezaho none se wahise ugacikaho cyangwa n'ubundi hari ukuntu uzajya utegwa gato ukanyerera ukongera ukarya keretse ari wowe unoze umutego nk'uwanze wowe na njuga rwose abakristo bene data urabona iyo turi hano ariko nta mukristo wayiciye ngira ngo abakristo bose barayemera cyangwa abadive oya n'abakristo ntabwo bemera ingurube cyane cyane nkatwe twakuriye ari ahepfo bagiye batubeshya ngo umuntu woroye inka ufite inka iyo ari ingurube n'iby'inyanja ngo amata y'inka ngo uca inka kandi noneho zanacitse inka ziri hakurya hariya nizapfa ibirometero birimo zapfa gucibwa n'ingurube ndere i Kigali biriya ni ibintu abantu ba kera bajyaga ni imyizerere bagiraga ni nka bya bindi twajyaga twumva ngo umuntu yaraye mu isekuru ngo ahinduka umukobwa uza bazirayemo ari umuhungu waba yaratekereje kuyiraramo yaba ari igikoyi uwo nta n'uwongera numva n'umwe ubitekereza umugabo mwana ubundi umugabo ni inshingano wanze kuba umugabo ubwo umenya ko urimo guhunga inshingano ariko ntabwo wambwira ngo uraho ntushaka gukora urimo uragera gute ngo urashaka kuba umugore ubundi usibye uko byahindutse ariko mu muco tuzi yuko umugore yari care washakaga gutangwaho care ni umugenerwabikorwa ntabwo ubu ngubu babaye abafatanyabikorwa ariko mbere twari tuzi ko umugabo ari responsible agomba guhingira umugore we guhera hasi ku rukweto n'ibyo yambariyeho imbere byose ari iby'umugore ariko ubu byarabaye hari n'abahungu bashaka hari n'umuhungu wanjye wakinaga kwa Bamenya bita Ivan ubu yagiye muri Amerika nabonye umugore yaramwakiriye nawe mu bandi iyo ngijura kuzaba nk'inkuru marabitsi ikamera nk'ayandi bafata ku mavuta utangiye kujya uvanga abahungu barashakwa urabona ko n'umuntu baramuha indabyo umwe wenda kumera nk'umumetisi yigeze kuza ahangaha ndavuga nti se dukorana akaganiro urumva mbyafite confidence hari ukuntu confidence uhita ubona bw'umuntu yagiye Canada yagiye muri Amerika Canada cyangwa Amerika simbizi nabonye bamwakira ku kibuga cy'indege humura rwose uwo nguwo umurimo agiye gukora nzawukubwira ni ukuvuga ngo rero yari afite confidence
nagiye gutotora imboga tayifa ze ntarimo arazitotora kuri ubu ngubu nabonye noneho niwo ukunda kuvuga amakuru y'ibijyanye na siporo nabonye noneho abantu muri siporo babihanangirije umuvugizi nabonye yatereye itoroshe babihanangirira no muri siporo ariko ikiza cyo muri siporo burageye ntabwo bimeze nka showbiz buriya siporo nore inkuru n'ibiri hariya Rayon Sport cyangwa ni ya APR general araza agahindurwa bagashyiraho undi urabyumva yego finali itiku ryo muri siporo rikaba rirarangiye niba ari Rayon Sport Sadate baramutwika bakamutwika akavaho agahita haza Muvunyi na Tadeyo ubu rero niyo mpamvu inkuru zitagumaho urebe nk'inkuru za Taifa na Ant zahise ziparika kubera iki ntabwo ziri ariko baragutwika jeyi ejo bakaza n'undi bakuriraho bagutwika ugasanga bimaze nk'ukwezi ari we bavuga ariko muri siporo ni igihe gito ariko buri ubwo umuvugizi wa RIB yagize bigiye kumera nkaho mwana uzi ko bicaraga kuri radio reba kuri radio nabo Regis yigeze kuvuga ngo live nta editing igomba kubamo reka ngo sabi igihe bavuga ngo yavunitse Regis ahita avuga ngo mana ngo bishobora kuba atari byo ngo iyo usa ngo yavunika gukuguru kumwe akaba yavunitse yose Regis Muramiruzi nabonye waramusuye kuri FNVM ukibazo urwanga afitiye Sabe kugeza aho avuga ngo yanabibwiye n'umunyamakuru wa Sabe wandika ngo ndamwanga Sabe none Muramira Regis iyo yakwanze abivuga hehe direct yigeze gutongana n'umunyamakuru bita Niyibizi bakoranaga bimuveramo Karenzi kwirukana Niyibizi kubera iki batukanye kuri mikoro Regis abwira ngo mbona utarabanye n'ababyeyi ngo bakorere kuri mikoro undi ahita amubwira ngo nawe mbona utararezwe ahubwo mfite n'amatsiko mbabariye n'abantu urimo kurera ubu rero urimo kubuha n'ubu kuri mikoro wumve n'abantu b'abagabo bose bafite abana bafite abagore wa mugani wa Murangira ni doctor ni uvuga ngo iyo utashye abana baravuga ngo papa uvuye mu kazi none umwana akaba yumvaga radio urimo gutukana kuri radio uvuga ibintu binini yigeze gutukana na Taifa kuri site wagicucuwe wamayibowowe kandi imagine oya hari ibintu yewe ndeba ngiye bikantera ubwoba so tugenda tunagana ku musozo ariko hari ikiganiro nagira ngo wenda tugire wenda natwe ibitekerezo dutangaho ni inkuru nabonye ku gihe inkuru y'umwana w'umukobwa bita Olga sinzi nimba wagize kumumbaho umwana w'umukobwa witwa Olga wa undi wavuze Kicukiro nabonye barekuye sorry yes umutwe uri ku gihe uravuga ngo umuryango wa Olga Kayirangwa wasabye ibisobanuro ku ifungurwa ry'abakekwaho uruhare mu rupfu rwe yes kangwenda nsombe kugira ngo tugire amagambo twongeramo cyangwa se tugabanyamo tutazasangana twara amakosa twakoze so umuryango wa nyakwigendera Majoro Gasagure Innocent uherutse gupfusha umukobwa witwa Olga Kayirangwa watangaje ko wababajwe n'amakuru y'ifungurwa ry'abasore babiri aribo Gatare Gedeon Junior na Sagambe Fred bakekwaho uruhare mu rupfu rwe abo basore barekuwe ku mugoroba wo kuwa 19 Ugushyingo 2024 ndetse byanemejwe n'umuvugizi w'inkiko Harrison Mutabazi wabwiye igihe ko ubushinjacyaha bwabisabye kandi biri mu bubasha bwabwo umuryango wa Olga Kayirangwa watangaje ko wababajwe n'amakuru y'ifungurwa rya Nasagambe Fred wakekwagaho icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake na Gatare Gedeon Junior wakekwagaho ubufatanyacyaha muri icyo cyaha mu itangazo uyu muryango wanyujije ku mbuga nkoranyambaga wibukije ko icyo cyemezo cyabaye nyuma y'uko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutegetse ko bafungurwa by'agateganyo ndetse n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu bujurire rugategeka ko bakomeza gufungwa hashingiwe ku bimenyetso byari byatanzwe uti twubaha inzira z'ubutabera iki cyemezo kitari kitezwe cyatumye dusigarana ibibazo bidafitiwe ibisubizo twibaza birebana naho dosiye igeze ndetse n'ikizakurikiraho wakomeje ugaragaza ko wizereye mu butabera bunyuze mu mucyo no mu nzira ziboneye ku buryo bitagaragara ko ubutabera butatanzwe nyamara bukaba nk'ubwatanzwe
washimangiye ko nubwo ifungurwa ry'abakekwaho uruhare mu rupfu rw'umwana wabo ryabateye agahinda ariko bakizereye mu nzira z'ubutabera bunyuze mu mucyo no guhishura ukuri. Uwo muryango kandi wasabye ko inzego bireba ko zatanga ibisobanuro birambuye ku cyatumye abo basore barekurwa ndetse bakanizerwa ko icyo kibazo kizakemurwa mu buryo butanga ubutabera ku mpande zombi. Bagira bati turasaba inzego bireba gutanga umucyo ku cyihishe inyuma y'uwo mwanzuro, kutwizeza ko uburyo bwo gukemura iki kibazo mu buryo butanga ubutabera no kuryozwa inshingano. Umuryango kandi wakomeje ushimangira ko witeguye gukomeza gufasha mu nzira z'ubutabera kandi kuzakomeza gushaka kumenya ukuri no kubona ubutabera bwa Olga Kayirangwa. Ati turasaba ko abarebwa n'icyo kibazo bose bakora uko bishoboka agatanga ubutabera bitari mu nyungu z'umuryango wacu ahubwo mu nyungu z'umuryango mugari muri rusange. Kayirangwa wari umwana w'imfura mu muryango yitabye Imana ku wa 26 Nzeri 2024. Ni urupfu rwatunguranye kuko rwabaye ubwo yari yagiye gusura aba basore bigakekwa ko ariho yaguye nubwo hataramenyekana icyamwishe. Kuri yewe ku giti cyanjye nuko nzi neza ntashidikanya ko ubutabera bwacu bukora, ndetse ikindi nakongeraho nuko mpamya neza ko n'ubundi bazakomeza kubikurikirana. Urumva ngewe ukuri ukuntu kumeze ukuri ngo kuratinda ariko kuramenyekana cyane, siko bimeze kuko urabona bagifatwa abantu bavugaga ibintu byinshi bimwe umuvugizi wa RIB tubuza kwinjira mu nkuru tudafiteho n'amakuru. Yego, ugasanga umuntu aravuze ngo yagiye mu ntuza gusura abasore bakora ibyo bakora bimuviramo urupfu. Ubu sinzi ko waba ari we mukobwa waba urongowe ku buryo byamuviramo urupfu. yego, Afite ibindi yavuze tuzabimenya nubwo byazatinda ariko bizamenyekana. Yego. Rero kuba aba basore barekuwe nkibimenya ko barekuwe njye nabonye Junior ari we wabisinze avuga ngo nta sheni idacika papa, abwira uwo nasagamba Fred niba ari umuvandimwe we niba ari iki n'inshuti. Kuba ubucamanza bwacu bwabonye yuko bakwiye gukurikiranwa bari hanze, nuko babonye nta mpamvu ubundi ubucamanza kugira ngo bakurekure, nuko baba barebye izo mpamvu n'ibyo ushinzwa bitatuma utoroka ngo ujye hanze, kuko bwakoze iperereza bishoboka byose. Niyo mpamvu babarekuye kugira ngo bakurikiranwe bari hanze, cyangwa se barebe ikindi cyateye uwo mukobwa kugira gute gutoroka, kwitaba Imana cyangwa se n'icyatuma abo basore badatoroka. Ese koko yaguye iwabo nk'uko yari basuye Kicukiro, cyangwa se n'ikindi n'ubundi burwayi nk'uko byakomeza bitangazwa, ubundi burwayi yari yifite mu yego. Ariko nanone nkunganira twongera nanone rwose kubwira abantu basanzwe bakora ibijyanye n'ubusesenguzi mwuka byaramwe, hari abantu basesengura ukasanga arimo arashyiramo ibintu by'amalogike bitari ngombwa, ibintu byo kuvuga umeze nk'umuntu urimo urashinyagura rimwe na rimwe, cyangwa se wenda ukavuga umeze nk'umuntu urimo urashinja nkaho umaze kumushinja cyaha. Rimwe na rimwe tujye tugerageza gukora ibishoboka byose ku nkuru nk'izi ngizi z'umuryango wabuze wabo, tugerageza. Hari inkuru nyinshi cyane twakora rwose, ariko izi nkuru ubushizeho bita Kamarade na Jihade, hari umwana w'umukobwa ngenda muzi yaririmbaga muri Healing yarapfuye sinshaka kumusigaruzaho, noneho bagenda basesengura icyamwishe banabeshya batanabizi, ntiwagezaho nta n'uwo mwavuganye wowe ugatangira kuvuga, bamwe bakavuga ibintu bitandukanye. Niho RIB yazira avuga ngo turacyakora iperereza, nawe urabitangaza. Umuntu wenyine ufite uburenganzira bwo gutangaza ni muganga, kandi nabwo bigatangazwa n'umuntu ubifitiye iki ububasha gukisha umuntu. Rero uyu muntu aje akavuga ati runaka yishwe n'iki, ashobora gutuma abantu bose babirivinga ko ibyo bintu avuze ari ukuri kubera uri influencer nk'ubugeye. Suri mwigisha ushobora kujya ugahita uvuga uti runaka nzi neza icyamwishe, kubera yuko babirimvinga mwamwigisha bakumva yuko ari ukuri kandi ubeshya kandi ari amafuti. Niyo mpamvu nyine ibyo abantu bose uza hano ukavuga nuko abantu bose baba bazi yuko ari ukuri. Nushatse kugutwika hirya bagaruka, nuzi umwana washatse kugutwika bakamutwika atarakugeraho kubera iki bazi yuko ujya gutwika. Yego, ubutwika bari mu mafuti. Yego, rero tuba dukwiye kuvuga ikintu kituruka mu kanwa kacu. Ejo RIB itazaza ngo runaka wowe stop ugenda gake,
kubera ibyaturutse mu kanwa kanjye ubundi ndajya gusesengura urupfu rw'umuntu mugani hari ibintu bidasesengurika urajya gusesengura urupfu rw'umuntu urupfu sha nawe ejo uzarugira sha njya nkunda kubwira abantu ejo uko akunda umuntu apfa bagatera kamera basize umwana w'umukobwa bahereye kwa dore imbogo sha urumva uwo mukobwa waririmbaga muri healing ntiyari anazwe hazwi korari ariko yapfuye gupfa kubera yuko babonye igitangazamakuru cya gospel kimupostinge kitari kimuzi batera kamera iwabo nta n'uwaguriye mama wuriya mwana parafine bose batereye abanyamakuru rwose ukabona ngo icyamenye noneho titire zabo ngo cyamenyekanye kishe wa mukobwa waririmbaga muri healing ngo dore noneho ngo wamwishe titire nibyo navugaga bya Claude na Nuza umwe hari umubishop wita Brigitte buri bya gospel nukunda kubikurikira cyane uzi Umutesi na Claude kubera yuko aribo hibu yihanangirije hari umugore bita Brigitte yaragiye yandika titire hasi aravuga ngo inkuru mbi kwa pastor Umutesi ngo dore urupfu rugezeho bagashyiraho n'urupfu n'isanduka kuri tamuneri n'iyo content mwabuze ibyo muvuga ku buryo mujya kwica abantu cyangwa se mugasesengura urupfu ngo runaka yishwe n'iki twakabaye tuvuga ikintu dufite aya mafaranga ya YouTube araza gutuma abantu bamwe biyambura ubumuntu niho nzaza nkavuga ngo amakuru mfite nuko Jay Squeezer ari mu maboko ataraye kandi atagize gute wibereye hano Nyamirambo urimo kurya inkoko ejo ukabivuga Jay Squeezer ntabwo azajya kukurega kubera yuko watangaje ibintu RIB itatangaje cyangwa polisi ari ifite ububasha bwo gutangaza ngo mfite Jay Squeezer simwifurije kujyayo nubwo n'abariyo bose ari abantu tubifuriza kuba amahoro yes niyo mpamvu rero wenda tunashoje tugira tuti bantu mwese aba YouTuber n'abandi bantu mwese musanzwe musesegura nk'inkuru zo mu biriyo mugende gake uvuga ikintu ubona kitazakugirira ingaruka wishinyagura birane nko gushinyagura gucuruza umuntu wapfuye utaruzwi niyo mpamvu ubona abantu bose bakoreshaga dore imboga ibiganiro na wigeze ujya kureba wa mukecuru habe na gato wajya kubona ukabona ngo bagiye kujya gutabara i Rusizi ati ni Rusizi hari umwana Rene yigeze kuzana bitaga no Karyuri karyugawe nyirakuru ejo bundi wamureraga yarapfuye nta n'uwigeze amenya ngo amutwarire n'agafuka k'umuceri urabyumva ariko nuko batabimenye iyo babimenye bari guterayo kamera bakavuga ngo nyirakuru Karyugawe yapfuye ahubwo ukirirwa musaba ngo mujye gufasha abantu hera kuri wowe ayo wamucuruje uyamuhe yes niyo mpamvu wowe utumira n'abantu watumira yakamwana hano ukamugurira n'agafa tukarya gafi no umunsi wase tuvitamine akatwinjiza ariko mwe muri bugende mukamuha n'amajya adahiye ngaye nguko rero iyi ni films zacu nanjye ngo ni Kasuku film iyi ni films zacu rero banyarwandakazi muze gukora subscribe mukomeze mubane natwe ariko nonongera kubabwira ntimuze kwibagirwa kujya kuri Bless TV mukore subscribe share na comment ubundi dukomeze tubane 5 kuri 5 ciao